Imana baheze umugisha kanze gusaba Pasiteri Mutebutsi afashe gusoma muri Bibiliya yera aza gusoma ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 55 n'umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesaya ibice 55 umurongo wa 6 n'uwa 7. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Amen. Paul yandikiye Abikorinto rwa 2 igice cya 6 n'umurongo wa 1 n'uwa 2. Abikorinto ba 2 igice cya 6 n'umurongo wa 1 n'uwa 2. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana yacu bw'Imana gupfa ubusa. Kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nico gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Amen. Amen. Dushimye Imana iduhaye umugoroba mwiza kuba hano bangana gutya imbere y'Imana. Imana yabikoze ntiyagucubahira. Ntabwo gutangira rimwe na rimwe abantu batekereza ko bisa n'ibyabaye kakurya abantu baza bafomora, nta utangira ijambo atavuze ngo kabyare. Hanyuma no mu ikanisa abantu rimwe na rimwe bakagira ngo ugiye gufata ijambo agomba gutangira avuze ngo dushime Imana, ariko ni ikintu kiba kiri ku mutima. Umuntu atabikoreshwa nuko agiye gufata ijambo ngo wenda avuge ngo Imana ishimwe duhaye umwanya. Ndashima Imana kuko duteranye bangana gutya imbere y'Imana uyu mugoroba, amateraniro yera y'Imana. Amen. Aho imitima yacu ikirira, aho twambarira izindi mbaraga, tukasigirwa andi mavuta masha, tukaherwa andi masezerano masha no kubana n'Imana bishasha. Tibisanzwe kwisanga imbere y'abandi, buriya nta nuwo kwinginga abantu abo mwicaranye kuri uwo murongo wegeranye ngo babwire ngo uze twicarane gusa nibamara bakwemerera. Ntindo arabo gukundira iyi ntebe y'imbere ntimwubwirana ngo muze twicarane, ngo numara umuntu agutumire undi atumira undi umubwire ngo muze twicarane, wisange mu bandi. Uko Imana izi bikora yonyine ikagira icyo ikoze ikaduhuza. Noneho nicyo gituma umwanditsi yavuze ngo uyu mwaririmbye undi agasenga, undi akabwiriza, undi akabutegera, hari icyo byungura mu mitima yacu. Amen. Imana ishimwe ko turi mu bandi. Imana ishimwe yo mu ijuru ko ikituragiriye mu buntu bwayo, kubera ko abantu benshi muri iki gihe abantu basigaye bifuza ko nibahura atagira ijambo na rimwe yovuga. Kubera iki? Icyo bamuziho ntabwo gihuye n'icyo bamushakaho. Amen. Ni nacyo gituma rero dufite akaga n'intambara nyinshi bunyine. Nico bari bazi ku muntu ariko batakimubonaho, wamara nico yarazi yatakaje abandi bakigifite, agashaka uburyo arema intambara n'umunjyane mu bandi. Mwuka yantahuje ijambo bushize ry'intambara dufite mu materaniro mu matorero, ko hariho abantu
bahagurutse kandi bahagurukana imbaraga, bahagurukana umwete, abasenga Imana n'abandi abantu mu kanisa babitegereza bakavuga ngo uriya muntu umuvuduko afite yarahamagawe, afite umuhamagaro w'Imana. Naho ntitwari tuzi abantu bamwe ngo tumenye ngo umuntu wagurutse uriya naka ahagurukanye umuhamagaro w'Imana cyangwa yihamagaye arashaka kugira ngo ahuruke ku gatuti. Hanyuma umuntu akazamuka yarenga hano kuri rutari tukamubona uko atarameze. Hanyuma yaramaze kurenga hano akabura imbaraga zituma asubira gusana kwa kundi twari tumuzi kwa mbere, kubera kuko atagifite uburyo bwo gusubira iriya, nta mwuka afite wo kumwicaza kandi ngo umusubize inyuma yari yaravuye. Akavuga bati kugira ngo aho gusubira inyuma nari naratambutse bakambonira imbere, ngomba kurwanira hano. Abandi bafite icimana bakizigama icimana yabahaye, akabagira abagome, akabanga, akabasuzuguza, akabasebuza hanze. Nico gituma bari mu kugenda babwira abandi bantu ngo ntukazujana naka yaratakaje yarasaze ndetse si umugabo wo gukurikira. Nuko agifite akanyo, agifite ko gatoya kakiyakarangiza kakimana iwe yatakaje. Umve gute nimara nsoze nishaka ndekaya ngo umve ngene bimeze gute. Hari abagabo cyangwa abagore muri zimwe mpamvu twavuze agomba kubaho kubwiriza kwa buri munsi. Nuko bamwe bari mu kubibwiriza, Paulo umunsi umwe yaravuze ngo ni ngombwa ko abantu babwiriza, ni ngombwa ngo nubwo baba babikora ariko bakabikora ku buhemu, ngo ariko icy'ingenzi ni uko izina ry'Imana rivugwa. Nubwo bari mu guhaguruka bamwe bagashaka uburyo babibwiriza babishakishije inyungu y'amafaranga cyangwa ibindi, ariko badafite icyo baba bashaka ngo abandi bagereho. Umva ingene Yesu yavuze umunsi umwe. Semeni amen. Yesu yavuze ku bantu bigisha baje kwigisha abandi bantu hanze ngo bashakisha umwe wa mu bantu bo hanze ngo ahinduke abakurikire. Yesu arababwira ngo iyo mubonye umwe muri mwebwe ngo ahinduka umwana muri wa Gehenumu, ngo inkubwe zibiri muri mwebwe. Abwira abafarisayo, hari abari mu guhaguruka kugira ngo arebe nimba yogira uwabona yogarura amwe. Ubu ngubu bavuga bose bari mu kuvuga iby'Imana kandi bari mu guhabwa hagatuti nk'akabakristo. Kangavuga kandi ukantu umwe navuga bukeya. Peruka gutangara nabonye umuntu wahamagaye abantu baruta sari rutingiye asoma ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizero wose utarimbuka. Ngo kuko Imana yagize gute ngo yakunze, nawe afite uburyo ashaka bwo kugoreka urukundo rw'Imana yiwe ruhindura urukundo rw'abantu. Afite imbaga y'abantu bamukurikije izuba rubanda nyamwinshi, yambaye ikoti rirerire ngo arebe uko yosesa abantu, ariko afite icyo aje kugoreka. Mu gitabo cyambwiye ku bantu biyoberanyije abantu z'ibinyoma ngo bari mu gushakisha icyo bavuga cy'Imana by'ukuri, ariko ngo nibamara baje gushakisha kandi kantu bagorekamwe tabura kandi kantu yobwira abandi bantu gatoya kei ashaka kugira ngo agezeho abantu. No abantu batabitahura. Paulo yari mwabwiriza yabwiriza amagambo twasomye ejo ngo abayuda bahaguruka kumurega kandi bamurega ku ntwaro y'Abaroma, baravuga ngo murebe karabwiriza akavuga izindi nyigisho zitandukanye nizo twari tuzi. Paulo ahindukira kwa Feliki aramubaza ngo se icanu uko navuze ko Yesu Kristo yapfuye akazuka, none mbaye umunyabyaha ngubwo navuze kuri Kristo yapfuye akazuka? Bubaye ubugome kuvuga Kristo yapfuye akazuka, ahubwo abandi ubu ngubu umuntu ari mu kuba umugome ngubwo yasenze. Amen. Wiyerera cyane yarabitakaje ntabza kigira, yamara kubitakaza akakugira umugome kuko wewe ugisigara usenga. Nasomye igitabo ejo bundi kimbwira akamaro k'umwuka wera, ngo icyo umwuka wera azadufasha. Naratangaye, umwuka wera ngo azadufasha
bikadufasha ngo no mu gihe dufite ubwenge bukeya hanze ngo umwuka wera baba hahandi ngo abantu bashobora kugucisha mu ijisho bakavuga ngo bitegereje bubona uri ndyoza uri n'umunyabwenge cyane ntiwize ngo ariko umwuka wera ngo azaza mu mutima w'umuntu ngo akamwemeza ngo n'intege nke z'ubwenge bwa uko ubwenge bwawe bungana ngo ikakwemeza kuko ngo ukiranutse cyangwa udakiranutse. Amen. Umwuka wera ngo agashika mu mutima mukaba mwamurenza amaso abantu bakamurenza amaso ariko yaje kudedemanga yatega amaboko. Nicyo gituma umwanditsi yanditse ngo Imana yazanye ngo mu kanwa k'abana batoya ngo ihashira amashimwe. Semeni amen. Mu kanwa k'abana batoya ngo Imana ihashiramwe amashimwe. Ni ukuvuga gute? Mu bwenge umuntu aba afite kuko abantu bose batangana nuko tutanaresha nuko tutanasa niko n'ubwanga n'ubwenge butanangana ntiburesha ariko nzantangazwa n'Imana izikerereza mu mwuka wayo akagira uwaganirije akaza kuganiriza kandi yakuganiriza n'inzu udademanza imbere y'Imana ngo Imana ikazumva ko ari byiza ibireshejwe n'umwuka wera kuko biravuga gute biravuga ngo izinyura mu mwuka wera ngo akaja kutuvugira imbere y'Imana ngo akadutunganiriza neza ngo akavuga ngo ntafite ubwenge bwo kubasha kwivuga ariko yaragiye kuvuga bino mwumva niki yarashaka kuvuga ngo Imana ikanezezwa n'amagambo umuntu avuze nubwo yaba afite ubwenge abandi bagabo bamusuzugura ariko natanga nawe kajambo. Amen. Nayo niyo twavuze ejo muri zimwe impamvu tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza. Paulo yaravuze ngo nuko hariho bamwe bayoze barahuma. Imana ngo ihume isi, Imana y'umwijima. Satani ngo ahumisha abantu ariko ntiyabahumisha amaso ngo abahumisha zamiri zabo. Zamiri ngo zirijima zigendera mu mwijima bararindagira abantu bagendara barindagira mu gitondo nimugoroba mwahura yagenda. Uzi ko ari abantu bamwe bazagenda no mu nzira mwahura ntakuramutse yatambukiriye akaba ariho yo kwicura ngo yego twahuye na Mariko kubera iki kandi ni kumanywa ni mwibirabara nta abantu babaciye hagati ariko kubera ko umutima wubamye uri mu mwijima ntazabasha kumenya uwo bahuye ntazajana n'abandi bantu azagenda kubera ko ari mu mwijima yahura n'abandi bantu akumva ntaco baho ntaco mwojanira kuko wewe urabona we ntabona kandi nawe arakanuye ntahumirije arakanuye. Paulo ngo aje kwandika abwiregura kwa Agripa aramubwira ngo umva ico nasigiwe n'icyo Imana yambwiye umunsi yampamagaye yarambwiye ngo genda ubwiriza abantu ubahumure nurangiza kubahumura ngo bahinduke babe bazima nurangiza kubahindura ngo ubereke inzira yo kuja mu ijuru bazaraganwe n'abandi bizera Yesu Kristo. Amen. Nayo ngayo Yesaya batubwiye kuganira aya magambo y'ubuhanuzi bwa Yesaya. Icatumye Yesaya abwira abantu ngo nibashaka Uwiteka kandi bamwambaze bari bande bari hehe? Yesaya yahanuye mu gihe cari kigoye cyane yabayeho ku gihe c'abami Ahazi na Hezekiya ahanurira Isirayeli na Yuda. Amami inzuzi igihe bamaze gucikamwo igihe ca Rehobowamu na Yerobowamu bamaze gucikamwo bamwe bagira Samariya abandi baja Yerusalemu bamwe bagira bita Iyudaya baba Bayuda inzuzi zibiri zari zarasigaye izindi zirazamuka zija amajaruguru hanyuma ngo aja kuzihanurira ahanurira abo bami ahanurira Isirayeli na Yuda amagambo atatu gusa. Yari afite intego iya mbere kwari ukubwira abantu ngo bareke gukurikira ibyaha ngo bahindukirire Imana, kwari uguhonya kubwiriza abantu kureka kwiringira ibigirwamana. Yabwiye Isirayeli
arayibwira ngo mureke kwiringira imbaraga za Egiputa n'igicucu cya Farawo ngo ndimuciringire. Arababwira ngo mwebwe mwiringire Imana gusa. Aha yabwira Yesaya yabwira Hezekiya n'igihe yabwiye Ahazi. Nicyo gituma Ahazi yamubwiye, abwira Ahazi aravuga ngo njewe icyo nshaka mbwira ikintu kimwe. Yesaya aramubaza ngo se urashaka ikihe kimenyetso? Ni ikivuye mu ijuru cyangwa nico hasi? Ni ikihe kimenyetso ushaka kuzo ngiye kukubwira kuri aya magambo nkubwiye yo kwiringira Imana? Ngo Ahazi aramubwira ngo ntaco nshaka, singiye kurusha Imana. Haramubwira ngo mwebwe mwamenyere kurusha Imana n'abantu. Haravuga ngo nico gituma umwami ubwe ngo azabihera ikimenyetso wenyine. Umwami ubwe azabihera ikimenyetso. Kandi dore ngo umwari azasamina. Semeni amen. Ngo azabyara umuhungu. Yaragiye kuvuga yahe magambo? Semeni amen. Semeni amena. Yahanuye avuga ku magambo atatu gusa. Akababwira ko bw'ibyaha byabo, agasubira akababwira kandi ngo n'urubanza rw'Imana rugiye kuzaza nyuma yo gukora icyaha. Akababwira ngo nimudahindukira hari urubanza rugiye kuzaza. Arasubiranira ku cya kabiri, abwira ku bana ba Isirayeli, arababwira ngo hari ibyiringiro ko muzagenda ngwiriye mwagiye, ngo mukongera kandi mukagaruka, mugasura kandi ngo mugatura imbere y'Imana, kandi ngo muri mwebwe ngo akazakomoka uzabera amahanga yose umucyo. Semeni amen. Nubwo mwagize ibyago, nubwo mwakoze nabi, Imana ikabatanga mukagendiriye, ariko hari ibyiringiro ko muzogaruka. Kandi ngo nimwarangiza kugaruka ngo nzotuma, Bibiliya yanje yambwiye igiswahili iravuga ngo nzokomora mu rubyaro rwa Dawidi, ngo nkomore muzaza kugira ngo avire abantu bose, abavire umuco, ababere, ngo nzatuma Masiya ngo uzakomoka mu rubyaro rwa Dawidi nashika ngo azahinduka umuco, ngo avire amahanga. Semeni amen. Semeni amen. Kandi arasubira Imana iramubwira ngo ubabwire ko bazongera kandi bagataha. Nyuma y'imyaka myinshi ngo bamaze bazongera kandi batahe. Mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 29 Imana yari yamubwiye ngo ubwire Isirayeli ngo nzongera kandi mbishimire, muzongera kandi ngo mumpamagare, nongere kandi nanje mbumve, muzongera kandi ngo munyambaze, ngo naje numve kwinginga kwanyu. Amena. Nubwo mufite ibibaremereye, ariko nzongera kandi ngo mbumve, nzahamagara abana banje ngo bongere bagere imbere yanjye, ngo banezeze, bazaririmba mbumve, ngo nibasenga mbumve. Nyuma y'ibyago niko zihanya kwanura. Ahanura rero mu gihe cyari kigoye cyo gutsindwa kw'aya mami abiri, Isirayeli na Yuda ngo yahanuye mu gihe cyo gutsindwa no kuva imbere y'Imana kiro. Yiwe nteri ko avuga gutsindwa ko kujanwa iminyago, yaravuze ngo ni kufa kiroho na kimaadili. Kimaadili ni gute asa? Kufa kimaadili ni ugufa ngo bagatakaza indangagaciro z'ubukristo. Noneho abantu bagatakaza indangagaciro zo kuba ari abakristo. N'ubu nyine hari mu kuba abantu bari mu gutakaza indangagaciro. Umuntu akaba umukristo agatakaza, umuntu agahanguka, yamara guhanguka agasubira noneho agatakaza na bimwe bishobora kuba byomuranga nk'umugabo, agatakaza n'ubunyangamugayo. Noneho ntaba gifite akantu nakamwe iyo bayikingirije. Uziko rero ngo bagazavuga naherutse kugera ahantu hamwe sanga abantu ko baravuga ngo bagiye ngo kureba umuco wa Kinyamurenge, ngo uburyo bawuhuza n'umuco wa Gikristo, ngo n'ubukristo. Sanga bahamagaje abantu ngo bagiye kubigisha ku muco wa Gikristo, ngo ubukristo ngo n'umuco wa Kinyamurenge isano ngo bifitanye, ngo uburyo bo bihuza. Nza kubabwira nariko mbwira bakiya twara twaganiriye, ese mwe mwabibonye gute? Mwobihuza ubukristo mwobuhuza n'umuco cyangwa biriya?
mvukunde bare yabwiye abikorinto yarababwiye ngo muramenye bavandimwe ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana yacu gupfa ubusa. Uzi icyo yaragiye kubabwira? Yaragiye kubabwira ngo abantu bari mu kwitwara uko bishakiye mu gihe baba bazi neza kuko ari igihe cy'ubuntu, noneho ngo bakareka Imana kwa ufisadi. Zambi ya ufisadi ni icyaha gisa n'icyo kugirira aba ni ngo gukora icyaha kandi ubizi ko ari icyaha. noneho umuntu n'abagabo Yesaya yahanuye kuri Yuda bo bari batuye Kiro, bari bafite kwimura Imana Kiro. Ntabwo bari ko kwimura Imana kuko bagiye kujya apana, bari bakiri iwabo, ariko ngo kubera kuko abitegereza imbere aravuga ngo nicyo gituma Imana yari yavuze ngo nzahagurusa igisiga cy'amegwe Kuro kugira ngo yuzuze ubuhanuzi icyo nategetse, kugira ngo zabyiringiro nshize kuri aba bantu. Kuro ngo azaza, nubwo Kuro ngo adatunganye. Musome Bibiliya ivuga ngo Kuro ngo nk'umugaragu wanje utunganye. Hepfo hazama avuga ngo nubwo ataratungana Imana, ngo ariko yagombaga kuza nk'umugaragu Imana ishaka, kugira ngo azazane agakiza agakure mu banyamahangiriya, ngo nibashika Israeli yongere kandi yibwira Imana, itekereza Imana, ngo nibarangiza. Bibiliya yanje yambwiye gute? Yarambwiye ngo usomye agatabo ka Bibiliya ni yajabu kaza kavuga ngo Imana yanze ngo gukomora ngo Yesu ngo imukomore mu ruzaro rw'umugabo wagiye mu bunyagaranya aravumwa. Ngo Imana ngo ikomora Yesu mu ruzaro rwa Natani ngo bisha kugaragara kuko ngo Yesu ari nk'umwana w'umukobwa, ngo yamukomora kundi mugabo warakuye mu bunyaga yaravumwe. Ngo byari kugaragara kuko Yesu ngo aje ari nk'umwana w'ikivumi. Ngo ariko Imana ngo ije kuzitegereza iravuga ngo reka mbiturutse ku wundi mugabo umwe uri ku ruhande ngo utarigeze aje mu bunyaga ngo avumwe. Bibiliya iravuga ngo abimukomora muri Natani, ngo bisa nkaho imukomoye ngo k'umwana w'umukobwa. Semena amen. Kwari kugira ngo bagende baje mu minyago nibarangiza, ngo bazongere bagaruka imbere y'Imana, ngo bishimire Imana nibarangiza kwishimira Masiya ngo azakomoke mu ruzaro rwa Israeli. Amen. Nyuma yo kujanwa iminyago ngo Imana nirangiza ngo ibishimire Abayuda ngo bagere mu bunyage, ngo bibwira ko bagomba kunezerwa bakaguma iyo ngiyo, bakabayo ngo bakamara y'imyaka myinshi. Ntibabe bo bakinezerwa gutekereza gutaha. Yesaya ngo aje kubahanurira. Iyo usomye Bibiliya hari abavuga ko Yesaya ngo bidashoboka ko ari we waba waranditse igitabo cyose. Iyo bakavuga ngo Yesaya yanditse kuva ku isura ya mbere ngo gushaka kuri 36, bakavuga ati izindi sura za nyuma tituza tubona kuko 39 tituza tuvuga kuko ubona kuko Yesaya yabyanditse. Bati kubera iki? Bati kubera kuko ubuhanuzi bwa Yesaya bwagiye gusohora. Ubu buhanuzi bwo kuvuga ngo Masiya azakomoka mu ruzaro rwa Dawidi, Yesaya amaze imyaka myinshi yarapfuye. Noneho ngo aje kwandika uyu mwanditsi we kundoje kuvuga, aravuga ati se timwemera ubuhanuzi bwavuye muri Yesu Kristo, ubuhanuzi bwa Yesu Kristo, timwemera izahishuka bigomba kuvuga, timwemera uko Imana izivuga, timwemera kuko ngo bivuga bigazashira mu myaka myinshi. Hari we mwanditsi we wambwiye mu gice mwambwiye arantangaza, arambwira ngo ubuhanuzi ngo bushobora kuzura ngo hashize iminsi mikeya cyangwa myinshi, ngo ariko Imana ikagera ku cyo arishaka. Umva ukuntu yari yabwiye Kuro, yaramubwira Kuro, aramubwira ngo Kuro nzotemagura ngo inkoni z'imiringa ziri imbere yawe, nzoguha ngo ubutunzi ngo buri ahantu wakishwe, nzokugirira neza ngo ntanze urugi ruzokinga imbere yawe, nzorukingura kugira ngo agire gute, ngo kugira ngo yuzuze icyo Imana ishaka. Semena amen. Kugira ngo Kuro yuzuze icyo Imana ishaka nzagutemagurira. Natanga Bibiliya yanje kuntu yambwiye pastor, yambwiye ngo nubwo Kuro ngo ataratunganye, ngo ariko Imana ariko ivuga ngo nzacamwo inzuma bye
nzotemagura imiringi imbere yawe kugira ngo nuzuze isezerano nongera kandi ibyiringiro ngo bigaragare mu ruzaro rwanje nubwo nabari nasa n'uwareba bataye baragenda basha kuriya ngo ariko nzongera ndagarure nongere ndakuya kuya bambere kandi abana Yesaya ngwaje kubabwira muri iyi sura semeni amena aravuga ngo nimba bigishoboka nimushaka Imana ngo bwakiri isezerano ryo kugira ngo Imana ibumve nimuyishaka haracyari isezerano ryo kugira ngo nimuyishaka mukipapasa Bwana mutayisikiye umvuga umwana sanditse baba yaravuze ngo umugore w'icyo tatu wanje gice ca mbere umurongo wa mbere w'iki gice ca 55 ukageza ku murongo wa 13 Yesaya ariko ababwira ngo nudafite ifeza nazangureho amazi yarashaka kubabwira iki yarashaka kubabwira guhindukirira Imana ngo uko bameze kose uko basa kose ngo umuntu wese ayize imbere ngo yongere kandi habe nk'ibyiringiro habeho n'ubusabane bwe n'Imana ngo nudafite naze Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto ababwira kutapfusha ubuntu bw'Imana yacu kudaherwa ubuntu bw'Imana yacu bavandimwe ubu nyine Pawulo yandikiye itorero ry'i Galatiya araribwira ngo nzantangazwa nuko mwimuye ngo ubuntu muja ku bundi ngo ariko nyamara ni ngaho yigaruye batoya subundi ahubwo bubaye kindi iyo buja ku buntu bwari ubuntu nyenti bwo buvamo ngo muje ku bundi ariko bubaye kindi ninde wabaruze ko mwavuye ku buntu bw'Imana bumwe muje ku kindi nije gitumare ko babwira ngo mwirinde n'igitura itoya kitagitubura bakikangiza byinshi ubu hari abantu bari mukubwira abantu ngo ntimugire ibyiringiro zo kuja mu ijuru nta byiringiro shaka kubabwira byo kuja mu ijuru nimugire ibindi byiringiro ibi nibiye byiringiro bindi tugomba kugira bitaje kuja mu ijuru Pawulo akazabwira itorero ry'i Korinto arabibwira ngo mwebwe ndabinginze bana bana muramenya mudaherwa ubuntu bw'Imana yacu gupfubuza mumuhindukire ngo kubera ko ari igihe cy'ubuntu ubu bari mu kubabesha bakabesha abantu igihe cy'ubuntu ngo ni igihe cyo kwigenga igihe cyo kwigenga gute ngo ni igihe cyo gukora icyo umuntu wese ngo yobashaka gute icyo yumva gute utwara baro zose gute kabaro gute kara kajambo kavuga ko Yesu yavuze ngo hari icaka kitazaburwa Yesu mutumvize nk'amataka yaravuze ngo nugutuka umukobera gutuka umukobera nkakundwa gadutinya arige kimwe bwigaza gadutinya ayo magambo ubu ndeba nkuvuga kuri ruga muzi ko yasinze ayi ngo tutse umwuka wera bati mcece karatuka umwuka wera niko kw'Imana tutse umwuka suko nuko ayese uzugutuka umwuka Bibiri ivuga Biblia yajarambye ngo ni kubadili matendo ya nuru unafananisha
ukayahindura ngo nk'ay'umwijima ni ugufata iby'Imana ukabihindura nk'iby'umwijima. Bayihindura nyatengeye umva mugatabo kamukunduka mbere mvuga ijambo ry'Imana ryambwiye agatabo kavuga mvuga ngo amena mwigirize irindi rimwe amena kubadira guhindura narakavuze hano bushize Magundi yarambwiye ngo Brigadier wa Koikoyi na Ibirisi ngo bagiye inama baravuga ngo turebe abo tuzoyoboza tukaje muri geno tugashe twenyine warabazanya ngo se tuzogira gutubwira ngo tugashe twenyine niki twakora baravuga ngo shakisha buyobya bakeye umwe ngo atuye ku butaka imusozi undi ngo atuye ikuzimu bati wabageze Imana ugasigara ku butaka mbabarira ntukareke ngo tugende twenyine uzogira buzoyoboza tutukashe twenyine ngo tuzoshe nje nawe na shitani batatu gusa bati shakisha abandi bantu twojana bati se ndababwi ngo bahamagarana ngo aramaze ngo se ndabayobza gute niki cyo tunyangaragaza kuno bayobza ngo baravugana ngo aramubwira ngo ushakishe muri bamwe buruziruko ubayobesha ubwenge bwabo ngo babwire kuko abanyabwenge n'abahanga ngo nubwire umugisha ukabona babaye abasazi kubw'ubwenge ngo uzobonye igice kinini tuzojana bati kandi uzobemeza kuko kuvuga ryazina ngo ari iby'abaswa n'iby'abana bati nubona nubwo nugiza bubwira abahungu akavuga ngo we yarize n'umuhanga n'umunyamenye abantu umunyesi ko bari mu kuvuga se nkungu asigaye bavuga ngo bafite muri kino gitabo cyambwiye nabii wa uongo cyambwiye walimu wa uongo kimbiri bimenyetso byabaga bimugize kirambwira ngo wao walikuwa wakifikiri kwamba ngo wana elimu kuzidia wengine wana elimu ya hali ya juu hata washirika wao ngo wana elimu ya hali ya juu kugira ngo barebe bayoza ngo bakavuga ngo twangwe turabahanga ngo rubanda rutoya ngo bakazasigaye batinya kubavugisha ngo bakavuga ngo bakristo abayoboke babo nabize nabahanga kurusha abandi niko bari mu kuyoboza imbaga nyamwinshi ziri mu kuvuga ngo bakababwira ngo mwebwe muba abanyabwenge ni yabasana mukobwa umwe ngo aravuze ngo mimi ngo siwezi nikaolewe ngo nagasongo wa kitabu lurefu hivi uvuga ibira yanje yambwiye uvuga ngo amen uvuga ibira yambwiye ngo bazatangira bibihakana ibyo kuvuga izina ryera rubanda ngo ruzotangira guhakana iby'Imana bazatangira kubireka gahoro gahoro mu gitondo cy'umugenzi kizakivuga ngo intambwe zo gusubira inyuma ngo batangira kureka bimwe na bimwe ngo muza bakundana gukora kera byiza ngo batangira kuziyakana ngo akiyakana iby'Imana samani amana ngo yeye
garso kuvana matisi ngo analu kitabu lwapata hivi ndagomba kujana nawe umva ico mu gitabo ngo mwanditsi yanditse Magesa avuga yaravuze ngo uzobabwire kuko ngo naca gitabo ngo ari kibira cy'abasu nugira Imana ngo ukabona twasigara bari mu kuranga kwisoma ngo uzobubonye imbaga ngo uzobubonye abo tuzojana abahungu cyangwa abakobwa ngo uzabasaza ubwenge bwabo ngo basaza ubwenge ko abangoye umugi ngo uzabasindisha ubwenge nugira Imana ukabona ngo basinzirize ubwenge ngo tuzaba tubonye abo tuzojana bavandi muramenya ntimugarirwa ubuntu bw'Imana yacu gutuza kandi Imana yo uracataza amaboko ngo muhamagara iyo bita imbere y'Imana ngo mumushake bigishoboka kuko abo mumushake kushoboka kabone umwambaze bakiri kandi munyabyaha nareka ingesozi muntu wese ngo abuwere gituma umwanditsi yanditse yavuze tumusha yaravuze ngo uko nabamagaye ngo bari ko mugenda nabamagaye nico gituma umwanditsi yavuze ngo iyo bamagaye yabisu ngo niye ngo nico gituma nango mugomba kubabera ngo ngiye bahamagaye apana kusa nabisi yaravuze ngo ntimwishushanye nabi muhinduke rwose kandi ngo nimara guhinduka mugira imitima misha manda yo mwijuru muhinduke rwose kandi mugira imitima misha ubonyene muzisuzugurwa muzandu bari mu gusuzugurwa ngo nabari mu kubwira abantu ibyizira neza abo nabanzi babandi mu muhana ariko biranamaze umuntu akabura inshuti ariko kereka abandi inzira ija mu ijuru aho kugira mvuga ukuntu Bibiliya yanje yambwiye biravuga ngo Yesu reka babwira ngo aho kugira ngo uzocumuzwe n'ijisho ngo biraruta kuko woja mu ijuru ufite rimwe ngo aho kuja muri Gehenumu ngo ufite abiri aho kugira inshuti ziyazikura abantu mu byima no sigara nje nyine bashaka abandi bose bakababura abantu benshi cyane mu gukenera ko babwira ibyo by'Imana ahubwo bavuga ngo babwire iby'Imana bakakwita umusazi bakakwita n'umunyamagambo make ndetse bamwe mu kuvuga ngo nabatukanye abandi ngo nabashize ibisoni abaye bashize ibisoni ninde wigeze basoma ninde basomye mu gitabo cy'abakingi arababonye abasa ni Christophe akazuka semene amen Christophe akazuka nico gituma Bibiliya yatubwiye ngo ni mu mushaka bigishoboka ko hagira isezerano ngo ryo kumubona ngo bikiri hafi umuntu wese amwongera bikuri hafi uzoshaka uzoheza kanisa
ngo umugabo ufite n'ijuja mu bandi bagabo ngo uzoza wicara akagira ijuja ngo bazamutinyira yuko ngo yicaye ku ntebe akayuzura. Niko bagabo benshi bari mu kuvuga ngo mushakire ku ijuja, ngo mushakire ku gihanga, ngo umugabo ngo azamutinyira basi n'icyicaro po ngo nimba mushaka gukomera nari mwiza nigereranya iyo nanezero nkigereranya nkibuka ko yego yashizeho nakazareka ni nyuma y'udufunzi, ni nyuma y'udufunzi ubwo yavuze ngo inyoni ntoya ariko yishira inyuma y'udufunzi. Turiya tunyoni dutoya tumwe twaga dutoramo amuhura ibigori kamwe abamwe dutukura dutoya kwafatwa gusa n'urembo nta kiro bugira kazaga koraho kaba kavuyeho nta kiro. Wewe ngaje kwandika muri ngoje kuririmba aravuga ngo mimi namshukuru Mungu yeye hausiye badilika hutunza ndege ndogo na mimi kazalika. Harandu aririmba aravuga ngo usifadhaike rohoni mwako mwana anongoneza sasa nitegemee kwake na hapo woga wangu unaruka kwa hakika. Nisemeni amen. Ngomba unamshukuru Mungu yeye hausiye badilika. Bavandi nimushaki Imana bishoboka kandi kuza kumwami wacu kuri hafi. Yaravuze ngo cake muzo ngo abantu bose bazabona ngo namahoro ngo kuza kumwe namuntu kuzobatura. Yaravuze ngo igihe ngo izaza gushaka no gushaka bikihari. Save the tete zasohowe. Ninde wabeshe ngo Imana nireke kuza ngo ibanze sinzi ngo babivuze ngo kuri Imana. Ngo ntize muri kano kajagari ngo ibanze tureke. Itureke ntizirebera ku bagabo b'abanyabyisho cyangwa b'abagore. Hapana. Izira ku mwanya wayo. Yaravuze abigishwa baramajije umunsi umwe aramaze ngo se nikigiye wenda kuzana ubwami bwawe. Mwise arara ngo sibyanyu zo kumenya ibihe nimi arara ngo nibya data wenyine gusa niwizi gusa ninde abantu ibanzire kusambane ibanzire kuroge ibanzire uyobye ibanzire ugire gice kimuzayoza uzojana muri gano wewe ngo nibanzire kembi ibanzire kuza gutiza muri kano kasha ibanzire mwatarize kutoche yavuze gute muri Petero yaravuze ngo gucatumye Imana itinze isezerano ngo nukugira ngo hatazagira ngo umurimbuka umwe gusa ngo umwe birarindiriye ngo basi bazirege hatazagira ngo umwe gusa urimbuka mu bana batoya umwe gusa. Amen. Mose bitumye atindije amasezerano n'abanga bikaba bigira imbere y'Imana yo gusanga kwidwana wire pati utashe hari bizasanga mu mabiro banezerewe guca Kristo azaza atire tazareba umukatu ufite bujama izareba gusa kuza kumwana n'abantu gusa izaza yitegereza gusa ku mutima imbere ariko mana Imana bagire neza. Amen. Imana baheze umugisha. Amen.